Jenoside ya 1994 yatanyije abantu cyane. Abasangiye baba banzi, abahanye inka baba banzi, abana mwiganye bakaba banzi, abo nibo batwishe. Abo rero baje gusahura arababwira ati mwambabariye mukanyica n'ubundi ko napfuye. Baragiye bahamagara umugabo umwe, papa yari yarahaye inka. Uwo mugabo rero ndanamwibuka n'izina rye, yitwa Kibirimo. Ntago naryibagirwa kuko niwe warangije papa. Baragiye baramuzana, muribuka ko ubwo yari yaramuhaye inka, yari afite inka yamuhaye, yari inshuti ye cyane. Kugira ngo mwumve ubucuti nuko bamwe babaga kwa Kibirimo babaga bahishije inzoga y'urwagwa kwa kundi mu cyaro, bazaniraga muzeha agacuma kari mu rwago. N'iwacu baruhisha bakamushyira, bagashyira uwo musasa. Bari inshuti muri make, ariko icyo gihe ibyari ubucuti byavuyemo ibindi bikomeye. Ntabwo njya mbyibaza nkananirwa kubyumva ukuntu umuntu w'inshuti bigezaho agera hakaba umwanzi wawe akaba ari wo kwica. Uwo rero niwe waje ngo papa bamukubita umuhoro umwe, umutwe ujya ukwawo n'igihimba kijya ukwawo. Ari uwo Kibirimo bikoze, ari uwo bahanye inka, ari uwo basangiraga. Rero ntabwo byoroshye kugira ngo mwene abo bantu atari Imana, ntabwo mu by'ukuri ntabwo wabababarira ngo bishoboke. Keretse Imana yonyine niyiza ikaguha undi mutima wo kubabarira. Nuko byangendekeye rero kugira ngo nshobore kubabarira Interahamwe.